Ese wigeze ubyuka ugasanga amasaha abiri ya mbere yashize urimo kureba telefoni cyangwa se utaramenya icyo uri bukore? Uko utangira igitondo cyawe niko utangira ubuzima bwawe. Niba upfushije ubusa amasaha ya mbere, umunsi wawe wose uba uri mu kaga ko kurangazwa n'isi. Abanyembaraga bazi ko igitondo ari umwanya wera wo kubaka imbaraga n'icyerekezo. Muri uyu mwanya rero tugiye kureba amakosa 5 ugomba kwirinda mu gitondo kugira ngo ube intore mu munsi wawe. Ikosa rya mbere ni uguhita ufata telefoni ukibyuka. Iyo ufunguye telefoni uhita winjira mu buzima bw'abandi, ubutumwa butakureba, amakuru adakenewe cyangwa se amafoto y'abandi. Ubu ni uburyo bwo guhisa ubushobozi bwo kuyobora ubwonko bwawe mbere y'uko nawe ubwiyoborera. Rinda iminota 30 ya mbere ube wenyine utekereze kandi upanga umunsi wawe mu mutuzo. Ikindi kintu ni ugukanda akantu ka sinuzi ku muryango wa alamu. Iyo ukanze sinuzi ngo wongere usinzire iminota 5, uba utangiye umunsi wawe n'intsinzi yo gutsindwa n'intego wari wihaye. Ubu ubwiye ubwonko bwawe ko gusinzira ari byo bifite agaciro kurusha inzozi zawe. Umunyembaraga abyuka igihe yabyiyemeje, kuko discipline itangirira ku rugamba rwa mbere rwo kuva mu buriri. Mu buryo bwa gatatu, hagarika gutangira umunsi udafite intego isobanutse. Niba utazi icyo ugomba kurangiza uyu munsi, uzisanga urimo gukora akazi k'abandi cyangwa se urimo guhuzagurika mu bintu bitagufasha gukura. Banza wandike ibintu 3 by'ingenzi ugomba gukora mbere y'uko ufungura mudasobwa cyangwa se telefone. Kugira gahunda niryo banga ry'intsinzi idashobora guhungabana. Icya 4 ni ugusimbuka ifunguro ryo mu mutwe. Nk'uko umubiri ukenera ibiryo n'ubwonko bukenera imbaraga mu gitondo, aho guhita winjira mu mivurungano usoma igitabo, tega amatwi podcaster ifungura amaso, cyangwa se utekereze ku byo ushima. Uyu muvuno utuma winjira mu munsi ufite amakuru n'imbaraga bituma uhangana n'ibibazo byose biza mu nzira yawe. Ubuhanga bwa nyuma ni ukutanywa amazi ahagije. Umubiri wawe uba umaze amasaha menshi udafite amazi. Ukoresha ikawa gusa utanyweye amazi bituma ubwonko bwawe bunanirwa vuba. Amazi atuma amaraso atambuka neza kandi ubwonko bugakora ku muvuduko ukwiye. Rero rinda umubiri wawe kuko ari cyo gikoresho cya mbere kigufasha kubaka ubutunzi bw'ukuri. Igitondo cyawe ni umusingi w'ahazaza hawe. Niba wiyemeje kuyobora igitondo cyawe guhera uyu munsi, andika igitondo cyiza muri komenti.